ibyiza by'u Rwanda reka nsingize urwambyaye mama Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma ibihumbi byiza by'u Rwanda muraho ngabe muraho makuza we namahoro amahoro masa ndabona ari amahoro uri kureba mu uruhara nirwo rugaragaza amahoro ashwi narebaga mu maso nanjye ndaho sibya kavumbi ni igihe cyaryo ntabwo umuntu yaryinuba kuko izuba se siko bigenda iyo rihari niko bigenda ni nacyo gihe usibye ko hari aho ivumbi rimaze kuba rikeya ritakibangamiye cyane ariko nkatwe dukunda ubuhinzi n'ubworozi ntabwo wakitaza aho riba ntabwo mu murima se umurima wahitaza utese ntabwo bishoboka ntabwo byakunda ariko ndaho umuganura nawijihije neza umuganura ni nabonye abantu barawijihije ubona noneho kuko byanahuriranye n'uko twari dusoje amatora mukuru wacu amaze no kurahira mbese byabaye ibirori by'uruhurirane byagenze neza ubu intambwe ubona abanyarwanda tugenda tubyumva iby'iwacu hari ukuntu ubona abantu umutima utangiye kugaruka nyakubahwa perezida wa repubulika niwe avuga ati abanyarwanda mwarapfuye koko nuko byagenze ngo byari biturutse ku bijyanye no gufunga by'agateganyo kuko ntibiragera ku kigero umuntu yavuga ko kigize ariko intangiriro y'uruhara ni amasoso nuko abantu bajyaho bati bafunze imana bafunga ubundi ntabwo iba ari imana se wayifunga wenda nkabika nk'urogoye urabona ibi bintu byacu by'umurage hari ukuntu biryoha ku buryo iyo tubyinjiyemo hari ukuntu tumera nk'abagiye mu gahuge tukizihirwa tutaza kuvaho twibagirwa gusuhuza abavandimwe bacu inshuti badukurikiye hirya no hino katubonereho nyine no kubashimira ko twabanye umwaka ni nacyo ngiye gukomozaho cy'uburyo indi ntambwe dukeneye gutera mu gihe twizihiza umuganura ariko kambanze nkomeze muri uwo mujyo ngabe katubashimire yego abanyarwanda benshi batweretse ko bari banyotewe no kubona u Rwanda rusubirana umwimerere warwo ntabwo biragera ku kigero cyiza nk'icyo twifuza ariko umusanzu twatangiye tuzanakomeza twabanje kugira hari wenda ngo ntabwo abantu bazawakirana yombi ni muri urwo rwego rero dufashe uyu mwanya abantu tumaranye umwaka wa gakondo umwaka wacu wo mu murage kuko n'ubu ngubu usoza tugiye gutangira undi mwaka kuko twebwe nyine dutangira bitewe ni u Rwanda umwaka wacu utangira muri Nzeri ugatangirana n'igikorwa nyamukuru cy'ihinga kubera ko tuba tuvuye mu muganura twishimira ibyavuye mu mwaka wundi warangiye ubushize rero yari intangiriro y'umwaka twari tunatangiye gahunda yacu y'ibiganiro dutangira neza turi gutangira umwaka w'abanyarwanda mushyashya hari abantu rero tumaranye umwaka wose tuganira nabo turabashimiye cyane ariko tunababwira yuko gahunda ikiri yayindi ni uko tuzakomeza kuba mu mujishi w'ibyacu na cyane ko nyine biriya navugaga bijyanye n'amadini byagaragaye ko n'igihugu bwacyo cyatangiye kumva ijwi ryacu n'abandi nkatwe kubera ko nyine ntabwo abanyarwanda bakwiriye gukomeza kujya mu buhenebere
kugeza ubwo bazibura rwose bagaca amateme yose agana ku bakurambere bacu. Wa mugabo w'umunyazimbabwe wamunyibutsa harya nawe Maponga Joshua yahoze ari umukuru w'itorero mu Badiventisti, ariko asanga n'Imana ubwayo yajyanye abantu bayo mu bunyage bamaramo imyaka 400, ariko imyaka 400 y'ubukoroni irangiye ibasubiza iyo bavuye. Natwe rero imyaka 400 yararangiye. Niba koko Imana hari ibyo twayicumuyeho bityo ikatwohereza abantu ngo badutsike batujagaraze intekerezo zacu bazinyuzemo umweyo n'umwuko bazivurunge, imyaka 400 yararangiye. Bamwe bakwiye gupakira ku mugani w'Amaponga ibikapu byabo bagasubira i Buraya, abandi bagapakira ibikapu byabo bakajya mu Arabiya. Ku Rwanda nyine ubushize nari nanabivuze, ntabwo u Rwanda ari igihugu gusa, ni n'idini. N'ibyo ngabire wenda kangukorere mu ngata ni hahandi navugaga, nibyo twabashimiye kandi twabasuhuje, kandi ni hahandi navugaga nti mu gihe twizihiza umuganura nitugera aho twumva neza nyine agaciro k'iby'iwacu, ukeneye akaba ari wo mwaka wacu mushya. Nubwo wenda isaho igeze n'ubundi n'ibyo tuzakomeza nyine kubibamo dufatanya n'abandi, ariko abanyarwanda bakamenya ko umwaka wacu nyine utangiye, tukabyizihiza mu miryango nk'uko igihugu nyine kiwizihiza, tukibuka uko umwaka wagenze, tukaganira tukajya mu igenamigambi ry'umwaka utaha. Kandi koko dukeneye kubyizihiza nka kwa kundi abantu bitegura bonani. Urumva abantu bagategura ibirori mu miryango, bizihiza umwaka w'abakoroni. Bizihiza umwaka w'abakoroni. Dukeneye kugera ubwo umuganura tuwutegura koko, isi yose ikazajya imenya ko umwaka wacu twawushoje, byagenze neza, twabyishimiye, bitaragenze neza twabiganiriyeho, twafashe ingamba z'uburyo byakosoka mwaka ukurikiyeho. Imvura ya mbere ikitura ku butaka, Abanyarwanda bazi ko nyine dutangiye undi mwaka. Hanyuma muri uko kubashimira kuko n'ubundi ikiganiro kiraza gukomerezaho, reka duse n'abasubiza agatima impembero, turebe icyo twababwiye mu nshamake mu mwaka w'ibiganiro urangiye. Uvuga ngo twabaganiriye ibiganiro, ikingira ngo ni icya 4. Ni icya 4 ni insanganyamatsiko ya 4. Insanganyamatsiko ya 4. Mbere twari twagennye yuko tuzajya tuganira mu gihe cy'ibihembwe, no kuvuga igihembwe kikagirwa n'amezi 2, ariko hari igihe byabaga ngombwa ko birengaho bitewe n'uko twasangaga guhita duhagarika hari icyo twasiga tutababwiye kandi cy'ingenzi cyane, maze rero bigatuma ikiganiro cyambukiranya kikajya mu kindi gihembwe. Ndumva twahereye ku kubabwira umurimo mu ishusho gakondo, imirimo gakondo turayibabwira, ndetse tunabandikiraho igitabo cyitwa Umurage usumba iyindi. Abashobora kureba ibiganiro byatambutse kuko biracyahari kuri YouTube, ibiganiro birahari, n'igitabo kirahari muri Caritas no mu Kirezi, n'abandi bakeneye kubinyura ku ruhande natwe baraduhamagara, bamwe turateganya no kukigeza n'ahandi, ariko uwacikanywe yareba mu biganiro bindi bya Nkurangira Iwacu, akareba mu ntango za Nzeri no Kwakira, niyo mezi cyane cyane twaganiriyemo kugira ngo yumve icyari gihatse cy'umurimo wacu wari uhatse, uko wakorwaga, ndetse twanarebeye uburyo hari imwe mu mirimo gakondo ubu ngubu yakenerwa ikagira ikikemura mu bibazo biriho, kuko ntabwo twazanye ibyo kwigisha amateka gusa, ahubwo tugenda dusa n'abakubita n'umwotso ahantu tubona yuko gakondo yacu yakenerwa muri iki gihe, kubera yuko ntabwo
abakoroni baje ngo basange igihugu cyacu kinagana kidafite imizi. Igihembwe cya kabiri yego twababwiye ku bijyanye n'imirire gakondo. yego Uyu munsi abantu bararindira bakarwara indwara z'urusobe ziturutse ku kurya nabi. Ndabivuga niyo kubera ko mu gitabo nabwo twabandikiye kijyanye nabyo kuko kirahari cyitwa umurage w'ubuzima ku mbehe. twabivuzemo tunagaragaza ko bidakwiye, mbese twagiye mu mateka tugaragaza ko hari ukuntu abavuba iyo barebye intambara igihugu kirwana nacyo, y'abana bagwingira, y'ubuzima budahwitse, hari ukuntu abantu babireba bagatekereza ko ariko byahoze kuva kera, ariko twagiye tugaragaza ko ahubwo abakoroni baje nta bugwingire dufite. Tugaragaza n'amashusho abaza baje batugera mu kwaha hose se ko iyo ureba uriya uri Musenyeri Class yabaga ari kumwe na Mutara wa gatatu Rudahigwa, ukabona rwose ni nk'akana gatoya ariho aganirira na ba Kanti n'abandi bose, ariko byaje kuduhindukirana kubera yuko imibereho yacu nyine uburyo urusobe rw'ibyo twaryaga, ibituruka ku matungo n'ibituruka ku butaka n'imbuto bwazo, n'uburyo umuntu yabaga rwose ameze neza, bamaze kubyangiza dutangiye guhinga ibyo tutari burye, ibyo turi burye bigatakaza agaciro, ibyacu byose bigacika, byarahindukiye, bo twe turagwingira, bahubwo ubugwingire babuvamo. Umuntu akaza baraza bahuma intekerezo z'abacu ku buryo umuntu areba urubuto nk'ipera akabona ni urubuto rw'ingirakamaro, yareba urubuto nk'umukome cyangwa urubuto nk'isasa, nk'inazi se, yareba nk'umusarasi. Mbese imbuto zacu nzima nziza z'abakurambere baryaga zikabizihira, ntibanazigireho ubwiko, kuko twarabivuze no mu gitabo, twarabivuze no mu kiganiro, kuko ibiti by'imbuto byabaga biri hose, umuntu akazisoroma ntawe uzimukumiraho. Noneho kandi ibyo biti ntibirware, kuko ngira ngo twagiye tubivuga mu gitabo twerekana n'aho bashobora kubibona. Urugo rwose aho ruva rukagera ibyo biti byabaga bihari, ubwo buhinzi buhari, ubwo bworozi buhari, noneho hakaba amagirirane y'uburyo byabaga bisobetse ku buryo umuntu byose yabiboneraga icyarimwe, bigatuma kugwingira bitarashoboka. Uyu mwana agata, none se urumva umuntu yashoboraga, tuvuge umuntu yabaga yiragiriye akarya imisagara, nta wamubuzaga ngo amubwire ati sigaho iyo misagara. Oya, imisagara yabaga iri aho bakarya bose, unyuzeho yaba yugamye. No mu mbohero, imbohero nyinshi zazaga munsi y'ibiti munsi y'ibiti by'amasasa, munsi y'ibiti by'imimena, munsi y'ibiti. Nk'umumena ugira ingara nziza kandi ukanera imbuto ziribwa, abantu bakaba baboha barya n'imbuto. Muri make icyo kiganiro, ibyo biganiro biriho, biri kuri Nkurangire Iwacu. Hari n'igitabo aho twatororokanije ibyacu byose uko byaribwaga, tugaragaza imbuto zitandukanye, imboga zitandukanye zigera mu moko 18, kandi tugaragaza ko bishobora kuramirwa bikagaruka, kuko ibishyitsi byabyo byinshi biracyashobora kuboneka, bikaza kutwunganira kurwana iyi ntambara ikomeye y'abacu bagwingira, aho noneho bishobora guhindura imirire byoroshye, kuko imitekere yabyo Abanyarwanda barayizi, imihingire yabyo irazwi, noneho bikagaruka mu buzima, bikunganira ibindi bihari, izindi ngamba zihari, hanyuma tugakomeza kugira ubuzima bwiza. Kuko burya twavuze ku bikoresho bikoreshwa aho kugira ngo abantu bakoreshe
ibyuma bidutera indwara zitandukanye, usanga ishyira ry'umuntu ryuzuyemo ibyuma n'amabuye aho abantu bagakoresheje izo mbehe bagakoresha iryo bumba. Twagiye tugaragaza ibintu bitandukanye nyine bishobora kuturamira. Icyo gitabo kirahari. Si n'ibyo gusa ariko mu nzira y'ubwigenge kuko igihugu kiracyafite urugendo runini kugira ngo tube abantu bigenze. Nta muntu wakigenga adafite icye. Igihe cyose wa wundi ugutsika akikuzanira agahora afasha akadodo ashaka kuzakurura avuga ati uramukugize utya. Nahoze mbibona ubwo umuyobozi wacu mukuru yimakazaga made in Rwanda, abandi bati baracaguwa rwose maze batuvana muri yago. Ariko nicyo nkubwira, intambara y'ubwigenge ntabwo inyura ahantu horoheje. Ni impinduka zigomba guhera mu mutwe, ku mbehe bikabaho, abantu bagatangira mu nzu bagataka ibyacu. Njya nkunda kuganirira abantu, uzasanga inganda zo mu Rwanda zikora ibifite aho bihuriye n'amata, bifite aho bihuriye n'inka. Umuntu ajya gushyiraho ikirango cy'ibikomoka ku nka, agashyiraho ikirango cy'ifirizo, bye birambabaza, agashyiraho ikirango cy'ifirizone, agashyiraho ikirango cy'ijerise ku mata y'inka zo mu Rwanda. Kandi igihe cyacu cyo kumurika inyambo, inka zacu zizwi ziba ari nk'amahembe. Abantu ibyo nabyo bakeneye kubitekerezaho. Oya n'ikindi rega, iyo ni na kera na kare iyo habagaho no gutira, icyo cyarazaga kikaba ikirwanda, kikitwa n'amazina yacu. Ibyo twabivuzeho mu rurimi, ntabwo turi bubitendeho ngo birereka ntera intambwe yo ku kiganiro cya gatatu. Ikiganiro cya gatatu rero nacyo cyari gihebuje. Twaganiriye ku mugore w'i Rwanda, tujya mu mizi tugaragaza ko umugore wacu kuva kera yari afite agaciro. Ntabwo agaciro ke kaje ejo bundi nk'uko benshi babitekereza, ahubwo ni kwa kundi, ni nko korosora ku cy'agaciro cyari cyaratabwa ahantu. Ariko turimo tugaragaza ko ahubwo dusubiye inyuma tukareba intekerezo n'imigirire yagengaga ubwuzuzanye bw'Abanyarwanda bishobora kuza ahubwo bikadufasha gutuma tugira ibihamye, uburyo umugabo n'umugore babana neza bakuzuzanya, ntibizemo guhangana, ahubwo guhangana kongera kudusubiza ahatari heza. Noneho tujya inyuma dusanga mu nzego zose z'igihugu umugore wacu yari afite agaciro, yari afite ijambo, kandi umusanzu we ntabwo wanyegwaga. Ahubwo nyuma aho umukoroni aziye, iwabo umugore atagira agaciro, iwabo umugore ari urwabya rworoshye, iwabo umugore atagira icyo agira, araza acinyiza uwacu, amutesha agaciro, twandura ingeso mbi cyane, aho umugore yatangiye gufatwa nyine nk'umwana, nk'utagira ibitekerezo, atangira gusigara mu bikorwa by'ingenzi by'igihugu, byaba mu miyoborere, byaba mu bikorwa bibyara ubuzima bw'igihugu. Aho ngaho nta nubwo yamufashe nk'umwana, kubera ko muri Bibiliya y'abakoroni bazanye yigisha imana zabo, harimo ijambo rivuga, ngira ngo ni mu Migani y'ahari, aho bavuga bati umuntu naho yaba ari umwana amenyekanira mu byo akora, niba imirimo ye iboneye kandi itunganye. Ntabwo umugore wo mu Rwanda wagombaga gufatanya n'umugabo ngo bubake urugo, ingo zibe nzima, bityo igihugu kigira ingo nzima, kibe igihugu kizima. Yagiye munsi yaho. N'ikimenyimenyi, iyo ubajije nk'umuntu utashatse impamvu adashaka, arakubwira ati simfite ubushobozi bwo gutunga umugore. Mu yandi magambo, ntabwo umugore ari umuntu, ni itungo. Ibyo rero nta nubwo ari ukuvuga ngo yagabanirijwe umwanya, ahubwo yaracebejwe burundu. Ndetse muri iyo Bibiliya bigiramo ibyo bigisha ko witwa Petero niwe wabyanditse, aravuga ati abagore ni inzabya zoroshye. Urwabya si ngombwa ngo wongereho ko rworoshye,
urwabya urusitayeho utarubonye Yego. rurajanjika Mm. kongeraho rworoshye ni ukurushaho gukabya biba bibaye nka za nkono za gatwarikutsiye twiga mu wa mbere segonderi. Salomoni mu gitabo cye icyo ngicyo bamwitirira cy'imigani aravuga ati ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Urareba Yego. akamubarira ku buranga icyo akoze akamuha n'umutima, ariko kuba yabaye ikintu rero Yego. ni nk'uko wagira inka ikagutora. Burya avuga ati umugore w'uburanga udafite umutima ameze nk'impeta y'izahabu iziritse ku izuru ry'ingurube. Icyo gihe abafata umugore nk'uko wagira inka ikagutora. Urareba ko inka tuvuga inka zacu twe turazitoza, ndetse no muri Yesaya bari bati nkimenya shebuja n'indogo bikamumenya. Icyo gihe bafata umugore wacu akagera kuri icyo kigero cy'itugo. Ibyo rero nibyo twaziye kugira ngo twerekane u Rwanda rwacu ko ibyo bitahigeze, cyane ko twagaragaza ko hari icyasha. Ni ukuvuga ko iyo abantu bavuga bati rwose reka duhangane n'imigirire y'umuco, ujya wumva bakavuga bati imwe mu mbogamizi ihari yo kuba umugore abantu batumva ko afite agaciro ni umuco. Turavuga tuti ibi bintu ntabwo ari byo. dufite wenda ntuza tujya gusa nayivaho. Dufite icyitegererezo gihari. Umukoroni turabizi ko intwari ikomeye yakoresheje kugira ngo agere muri rubanda avuye ibwami ni idini, agenzura imibereho yose y'igihugu. N'ubu kandi ntabwo umuntu yashobora kuba gukumira Amerika mu Rwanda. Harimo abadiventisiti, harimo abametodiste, harimo ababatisita. Ubwo Amerika wayikumira ute ko bohereza umupasiteri yigize we? Abanyaburayi wabakumira ute? Harimo kiliziya Gatolika, harimo abapresbiteriyene, harimo abangirikane batanga raporo bose mu Bwongereza. Aho ngaho rero n'amafaranga nta nubwo ari ubuntu byari. Noneho rero abo ngabo bamwe mu rimwe mu madini ayo ngayo rikomeye kurusha yose hano, kugira ngo umenye agaciro umugore wacu bamuhaye. Bafashe abakobwa b'u Rwanda n'ahandi aho bagiye bakandagiza ikirenge, babahindura nyine nk'amatungo nk'uko twabivuze kare. Aho umukobwa abyutswa n'inzogera akaba ashobora kwicara imbere y'ameza nk'aho yariye, akarindira bagenzi be ngo hari ibintu bari bubwire Imana kugira ngo bakunde barye. Ubwo icyo gihe ntacyo ari gutekereza, bakabatungira ahantu mu mazu badashobora, ntazabyare, ntazagire n'icyubahiro. Kabone wenda n'abagabo banga kubyara, ariko bakazagira n'icyubahiro, umuntu akazaba yayoborana Ingabire rero umugore wacu bamugejeje ahantu hadafite uko havugika. Niyo mpamvu nyine ubwo twavuzemo muri ibyo biganiro no mu gitabo tugaragaza umwihariko. Nibagiye no kubabwira nyine ko icyo gitabo nacyo twacyanditse byanshiyeho nabwo. Icyo gitabo kirahari nubwo kitarasohoka, ariko kiri mu icapiro mu gihe gito kizasohoka. Kandi twibanda ku mugore kubera yuko hari byinshi byavuzwe, hari ibitabo byinshi byavuzwe bivuga ku mugabo. Ariko muri ya ntekerezo yo kwandura y'ubuhenebere, n'ubundi bamaze kudutoza iryo co ry'uko umugore nyine agaciro ko ari gake, n'ubundi byinshi byagiye bigaruka ku mugabo n'amateka n'ibiki byose. Niyo mpamvu twagize ngo tugarure umugore wacu w'i Rwanda, nyina w'umuntu tumwerekane, uwari igishyitsi cy'ubuzima, cy'imiyoborere, cy'imitekerereze y'u Rwanda, tumugarure. Noneho dusoza twibaza tuti ese nta kuntu twasubiza imembero tukareba ko ahubwo ari twebwe twagombaga kuba twigisha isi agaciro k'umugore. Kuyigisha ni ugukora neza nk'uko ubu ngubu yewe nshima ubutegetsi bwacu buriho, ibyo bintu barabibona cyane, kandi umugore bamushyizeho akwiye kuba cyane. Nibwo buryo bwacu bwo kwigisha, kuko nibi twe twigisha ahanini tubyigisha Abanyarwanda, tutayobewe ko dushatse kubyigisha isi itabyakira. Kuko mu gihe cya Covid ndabyibuka, hari umuti wa Covid wari ukozwe mu cyitwa Artemisia, ukorerwa muri Madagascar. Bawuterera hejuru cyane, bavuga ko ngo utaba umuti. Kubera iki? Kubera ko ukorewe hano. Icyo nari nshatse kuganishaho Ngabire, ntabwo ari ukwigisha. Niyo mpamvu usanga
abitwa ko twabivuze no mu kiganiro, abitwa ko ari bo batuje kudufasha kugira ngo umugore agire agaciro, mu gihe gitoya tumaze kubatambukaho mu nzego nyinshi zitandukanye, kandi bamaze imyaka irenga 100 babivuga, arabivuga gusa, ariko kubera yuko muri twe mu ntimatima byari bisanzwemo, hari ukuntu nubwo bitugora kubera yuko iri co turumazemo igihe, ariko hari ukuntu ubona abantu bagenda babyumva, kubera yuko ubu urujijo ruhari nuko hari ukuntu umugabo yari amaze kumenyera isi iye ihindutse sa nkaho bimugoye, n'umugore yari amaze kumenyera uwo mwanya w'agaciro gake, mbese hari ako kajagari kabaye nk'akabaho. Ariko ubona intambwe turimo gutera ni nziza, ariko icyo navugaga nuko nitugaruka ku murage tugasanga ahubwo ariko byari bimeze binasumbye kuri bihari, bizaduha kutajya kubaza aba batindi, kujya kubabaza ngo se tubinoze gute ngo tuzane abahanga babyo, ahubwo tuzasubira inyuma dusange tubyifitemo, noneho tuvome ku isoko n'ibyari bitangiye kutagenda neza cyangwa ibyari bitangiye kudutera urujijo, tubyubake noneho duhereye ku mitekerereze yacu, duhereye imbere. Noneho ibyari gupfa kubera kwigana ibitari ibyacu byongere bisubire ku murongo, aho kugira ngo ingo zitangire abantu bahangane, ingo zitangire zisenyuke kubera kugira bimwe dukura imahanga kandi bitari ibyacu. Hari aho ubona ukabona byari bitangiye kutuvangira ngabiri, ni igitondo bisigaye mfite akantu k'umuco ko kubyuka. nka hari indirimbo wowe wari unahari muri convention ubwo mwajyaga mu gitaramo cy'umutwe w'abaririmbyi wo mu idini y'Abadiventisiti witwa Patmos. Indirimbo yabo iteka ntabwo ngipfa gusohoka mu nzu ntabanje kuyumva, ivuga ngo Rwanda nziza bakarwifuriza imigisha. Ibi nibyo turi. Rero abagore nitubatindaho imigisha, u Rwanda rugahorana n'abagore b'i Rwanda. Hanyuma twaje kuva rero ku bijyanye n'abagore, igitabo ubwacyo twabivuze ko kiri mu icapiro, kandi nikimara gutungana neza tuzahita tubibamenyesha ni vuba cyane. Twagiye kuvuga ururimi rwacu. Muri make ubu icyo twababwiraga twari tumeze nk'abasubira inyuma, tubibutse umwaka uko wagenze, mbese twari tumeze nk'abaganura ariko turi mu biganiro. Nyabuna uwacikanywe ibiganiro birahari ku nsanganyamatsiko izo zose uko ari 3, kandi n'iyo waba iby'umuco hari umuntu wumva ibintu avuga ati reka hari ikiganiro kibaho iki, niyo byaba wenda utabyumva cyane gerageza ukurikire, ntiwaburamo ikintu utoramo kandi cyakugirira akamaro, cyane ko nta hantu wahungira uwuriwe. Ibyo twaganiraga ni iby'iwacu, iwacu mu gikari n'abo turi bo, kandi burya aho umuntu yagera hose hangana n'imizi, hareshya n'imizi afite uko ireshya. Iyo ufite imizi ihamye igera kure muri uwuriwe, burya n'igiti kizaturuka kuri iyo mizi gishobora kuba inganzamarumbo. Turi mu kiganiro cy'umurimo, ndumva hari umugani w'Abaromani twigeze kubacira uvuga ibyo bintu. Uvuga uti, bavuga ngo tanta maius eris edificium quanta alitius fodit fundamentum. Ukuvuga ngo iyo ushaka kubaka inzu ndende ugomba kugira n'umusingi nanone uhamye, imizi miremire. Kuvuga ko iyo ufite aho uvoma hahamye, ntawatangazwa no kubyibuha kwawe kuko birizana bihita biza. Iyi mizi rero iregetse idafite aho ifashe, burya kuraba biroroshye cyane. Rero ngabiri reka dutere intambwe dukomeze ikiganiro twari dufite, nuko twagera gusa ngo tudasoza umwaka mu buryo burerutse tutabwiye abantu iyo twahereye n'aho tugeze, ariko tunagamije kuzamura urwego rwacu rwo kureba Ikinyarwanda, kuko
nakunze kubivuga mu ndirimbo yacu y'igihugu, buri indirimbo yacu y'igihugu nayo ntabwo nshobora kumara iminsi n'itanu ntarayumva, kandi nyumva inshuro nyinshi kuko giye ku Rwanda sindufata nk'igihugu gusa ndufata nk'idini ryanjye. Ni ukuvuga ngo baravuga bati hari agace umuntu yashatse kunyega amubwiye iby'abakurambere, aravuga ati dore uko wabaye. Ndamubwira nti no mu ndirimbo turabiririmba iteka tuti abakurambere b'intwari bitanze batizigama. Tuba tubwira u Rwanda tuti baraguhanga uvamo ubukombe gutsinda ubukoroni na nkatsi ibihugu ibi byayogoje amahanga yose, none dore uraganje mu bwigenge tubukomeyeho uko turi twese cyane. Bati ururimi rwacu rukadurura duhuza, umuco dusangiye ukaturanga. Icyo cyaduteye gutekereza, turavuga tuti mbese UNESCO ni ikwiye kuturebera ikamenya yuko ururimi rwacu muri 2050 ruzaba rwarakendereye. Ibyo twe ntitwabyibonera. Biterwa n'iki se? Aho umuntu yumva ko umwana we azaba ari umusirimu nagenda akiga ishuri ryigisha gahunda ya Cambridge cyangwa ya Harvard cyangwa n'izindi, iwe bafite abana ngo dukine utuntu tw'utunuma bavuga igifaransa rwose. Umuntu w'umunyarwanda udafite yewe n'ubundi bwene gihugu akumva ishema rye rishingiye ku kugurisha umwana we w'igihe kizaza. Urumva ntavuga ikinyarwanda, oya umwana ku ishuri abona umwanya wo kuvuga izo ndimi, no mu rugo ntaruko. Rero tubona ni intangiriro mbi iganisha ku gutuma noneho na kirya twiratanaga aricyo kinyarwanda gikendera, tuza tuje gutanga umusanzu. Uyu munsi turimo turavuga imikurire yayo, ubushe twavuze igice cya mbere, banze uyu munsi turi buvuga imikurire y'ikinyarwanda igice cya kabiri. Ni igice cya kabiri dufasha abantu kumva impamvu hari imvugo zitandukanye zigiye zinyuranye, aho umuntu yumva ikinyarwanda ariko yagera mu gice runaka agasanga hari amagambo akoreshwa ntayumve, kugira ngo abantu bumve ko ari ikinyarwanda, bumve n'impamvu zibitera. Ariko hari ikintu wari ukomojeho gikomeye twakivuzeho mu iriburiro ry'ikiganiro. Burya kwiga izindi ndimi nta kintu bitwaye kuko wazihahisha, ariko izindi ndimi hari ikintu gikomeye cyane zidashobora kuguha. Ni ukuvuga ko ubuhanga, ubumenyi, imitekerereze, ibintu ubutunzi bw'ibyabayeho byose mu bijyanye n'imigirire n'imitekerereze n'imibanire n'umuco umuntu abikura mu rurimi rwe. Ni ukuvuga ko ururimi ni ingobyi iba ihetse ibyo byose biba byarabayeho mu bukomokaho imyaka ibinyejana n'ibinyejana. Ni ukuvuga ko iyo umuntu ururimi rwe ataruzi, nigeze kugira ikiganiro mpaka, nigeze no kukivugaho mbere n'ababyeyi twigishirizaga ahantu, turimo dusaba ikigo ko cyigisha abana bacu ikinyarwanda bakongera amasaha. Tugira impaka nk'ibyo wari uvuze, bavuga bati ahubwo bongere icyongereza, bongere igifaransa, hanyuma hagakoreshwa n'ijambo rikomeye ngo ibinyarwanda se. Urumva ko bigenda abantu iyo bashaka gupfobya ikintu bashyira mu bwinshi. Ndababwira nti rero umunyarwanda, ikinyarwanda ku munyarwanda ntabwo ari ururimi, ni ubuzima. Izindi ndimi aziga kugira ngo avugane n'abandi, ahure n'abandi. Ariko n'ikindi kintu abantu batamenya Ngabire, izi ndimi zose duhabwa wabyita inshenga, baba bararobanuyemo bike bahisi ngo isi ishobora kubamenya. Ariko ntabwo iyo tuziga tujya mu mizi y'imico n'imigirire yabyo. Ni ukuvuga ko iyo wize biriya uba wize ibintu birerutse, noneho ukabaho umuntu udafite icyerekezo, kubera yuko cyakaguhaye icyerekezo aho ukura ubuzima ni mu rurimi rwawe. Noneho iyo utarufite wiga biriya ariko ukibura. Rero tutabitinzeho cyane Ngabire, wenda abashaka icyo kiganiro bazagikurikire cya mbere mu iriburiro, twabitinzeho cyane. Umuntu aho akomoka hose
urufatiro rw'intekerezo ze n'ubuzima bwe aba ari ururimi rwe. noneho n'abatekereza ko ibyo tuvuga wenda ari intekerezo zacu zifite n'ibibazo, hari abandi nabo babitekereza batyo. Tuvuge hari igitabo kijyanye no kubohora intekerezo, Decolonizing the Mind, cyanditswe n'umugikuyu witwa Ngugi wa Thiong'o. Ubundi yitwaga James, ariko asanga adafite impamvu yo gukomeza kwitwa amazina adafite icyo yerekejeho yandi y'abandi bandi. Icyo gitabo nagishishikariza rubanda ko bagisoma, abashoboye gusoma Icyongereza, kuko ni kimwe mu gitabo ushobora gusoma wakibuka ukuntu wahenebereye ibijyanye n'ururimi rwawe, uko ubitekereje ukarira, uhita ubona ko watakaje. Ni ukuvuga ko wenda kantange nk'urugero rumwe kugira ngo bigiye kuba mu kirere abantu babyumve. Iyo utakaje ururimi rwawe no mu rwego rw'ubumenyi ngabire, ni ukuvuga ko isi iyo umuntu avukiramo ya mbere aba afite abarimu b'ubuzima bamukikije, aba afite ababyeyi akomokaho, aba afite abaturanyi, aba afite ugira amahirwe, aba afite ba sekuru, ba nyirarume, ba nyirasenge. Iyo si yose irakwigisha kubera yuko ikwigishiriza mu rurimi rwawe. Iyo umwana atigishijwe ururimi rwe, aba umunyamahanga rugikubita, ntashobore kumenya isi imukikije, ntashobora kumenya ubuzima abakurambere be babayemo, noneho agatakaza n'urukundo rw'uwo ari we, atangirira mu kwiyanga. Agamera nka ba batasi ngo bagiye mu gihugu kugitata 10 bangahe, bakavuga bati twabonaga turi nk'inzige kandi nabo niko batubonaga. Ni ukuvuga ko atangira yiyanga kubera yuko atangira atazi icyo abantu be bamaze nuko babayeho, atangirira mu mahanga, abona iby'amahanga, noneho agasigara avuga ati ariko twe turi n'abantu. Katwe kubitindaho. Noneho uyu munsi rero, uyu munsi ndumva nta nubwo turi bubivugeho ikintu kinini cyane, ariko turabikomozaho. Hari bamwe bajya bavuga bati ururimi rwacu rukaduhuza se. Hari ubwo abantu bo ku Gisenyi tuvuga kimwe, hari ubwo se abantu bo b'amajyaruguru yose tuvuga kimwe, abantu b'Igisaka se hari ubwo tuvuga kimwe. Ibyo rero kubyibaza ahanini bituruka nyine ko nta mwanya abantu babonye wo kubibabwira, kandi uyu ni umwanya wabyo ngo tubibabwire. Ni ukuvuga ngo iyo ubyibaza ukagira ngo ni ikibazo Ikinyarwanda gifite, Igifaransa gikomoka ku cyitwa ku rurimi rw'urufra, rugakomoka ku ruprovençal, rugakomoka kuri oke. Ni ukuvuga ngo ntabwo n'Igifaransa ubwacyo burya ari ururimi rumwe. Mu Bubiligi umuntu umwe avuga Igiflama mu ntara za Flandre, undi akavuga Ikiwallon mu ntara ya Wallonie. Mu Budage umuntu ashaka kuvuga Ikidage Frankfurt, undi uve ni Boheme ntabyumve. Niko bigenda muri Korea, umuntu w'Seoul ntabwo avuga Ikinyakoreya nk'umupusani, arabyumva ariko akagira bimwe yumva binyuranyemo kumva. Oya da, ni ukuvuga ngo n'Igiswahili ubu ngubu. Oya n'Abashinwa urabizi ko hari Igishinwa nyine bavuga muri iriya mijyi yo hagati, ariko iyo winjiye mu byaro hari ibigenda binyuranaho. Niko bigenda. Ahanini rero bituruka kuki, ubwo nicyo ngira ngo abantu mpereye ku gutanga ingero z'ibihugu bindi kugira ngo umuntu amenye ko atari ibintu by'umwihariko ku Rwanda. Kuvuga ngo ibihugu iyo biva bikagera, igihugu kiba cyaragiye gikura gifite intimatima, noneho kikagenda kigarishya nk'uko n'igihugu cyacu cyitwa. Kuko Rwanda bivuga kwaguka, kikagira abaturanyi. Ni ukuvuga ngo abantu b'irutunga batuye ahantu nyine izingiro ry'u Rwanda riri ryahereye. Ariko umuntu w'ikirehe akwiye kumenya uko ikirehe habaye mu Rwanda ejo bundi ku bwa Mutara wa II Rwogera. Ejo bundi abantu baho baracyafite amashami y'ururimi ruva hakurya ku Runyambo, b'Abanyakaragwe bo hakurya, ku buryo iyo ugeze i Kibungo, iyo umuntu hegera ku mipaka
no mu Gisaka cy'Imigongo ni hino cyane, ni hano zazaza za Kibiri za Sake. Nuvuga ngo iyo uhageze umuntu arakubwira ati negerera ako kantu ugahita ubiyoberwa, ariko kunegera nyine abivuga rwose nta nisanzu yumva ari Ikinyarwanda kandi nta kibazo afite. Kunegera ni ugutora ikintu gitakaye hasi, utakara bo ntibabivuga, bavuga kuragara, ikintu kiragara hasi. Ubwo wenda abantu bumvaga Karemera ndagara ntibamenye iyo byerekera. Ugiye mu rutoki waho abagiye mu ngemu ntabwo bavuga mu rutoki gutyo. Ikindi ntunganiye ni ukuvuga ko n'imibereho iyo umuntu afite uwo baturanye, niba ugiye wenda nka za Cyanika baturanye n'Abakiga bo hakurya, wajya hakurya za Rusizi, hakurya baturanye n'Abashi bo hakurya ni ukuvuga kubera kugenderana, kubera gushyingirana, hari ibintu abantu bagenda uko batiye ibintu runaka, hakagira n'amagambo aza. Izo ntara hari n'igihe zari ibihugu, ntabwo nta banga ririmo. Ngira ngo muze yiyamamaza ubushize akajya mu burengerazuba, kuko we arabizi ko nyine igihugu ni kimwe, n'ubwo abantu baba bafite akantu k'ururimi rw'uko hari igihe bigeze kuba igihugu bwabo. Niyo mpamvu yagiye akababwira ati mwazukire, bakumva birabanejeje kubera ko ni perezida wabo, kandi bitavanyeho n'urwo rurimi rwabo bivugira. Akababwira ati enyanya, bakishima, ntibibavanyeho ko ari Abanyarwanda, kuko hari igihe iyo ntara yari intara ukwayo. Itegeka abantu barabizi ko Ubusozo, Ubusigi byari ibihugu, no kugeza ku bwa Musinga byigengaga kuko bari abavubyi hariya. Noneho hariya abatuye mu za Burera na hehe hashize igihe ari igihugu cy'Ubugara. Hari umugabo wanditse igitabo cyitwa Ruganzu, naragikunze. Ni ukuvuga ngo iyo nzira cyangwa inzira ya Muramira yajyaga kuvuga, iyo agiye kuko ni ikinamico yanditse twita play cyangwa drama, yavugaga nyine yavugaga muri icyo gitabo, yavugaga mu rurimi rwabo kuko ntibagira igihekane cya. aho hatinda ndagira ngo nze wize ibintu by'indimi kugira ngo n'abantu babigireho urumuri, kugira ngo abantu bumve. Hari igihe abantu babivuga hakazamo nabyita nko kunyegana. Ntabwo ari ukunyegana, noneho ugasanga hari umuntu runaka abaye nk'ubangamiwe ukuntu, noneho abantu ntibamenye kubera iki hari ururimi rwanditse, Ikinyarwanda cyanditse twiga mu ishuri, hakabaho n'izindi mvugo zimenyerewe, hakabaho ni ukuvuga ko kugira ngo impamvu ushaka ko hatinda ni ukugira ngo abantu, impamvu ya mbere twayivuze hari uko byari ibihugu kwabyo mu mateka. Impamvu ya kabiri, hari n'aho bamaze kuba u Rwanda hakabaho kwigishwa Ikinyarwanda cyo hagati cyangwa duhuriyeho cyose, iyo bakize barabimenya, urumva barakimenya. Hakabaho no guhahirana bituma nyine bazana andi magambo yo hakurya kugira bumvikane na bagenzi babo, ariko noneho hakaba no mu buvanganzo nyirizina cyangwa mu kibonezamvugo nyirizina, hakaba n'abavuga ugasanga hari ibihekane runaka binyurana. Ibyo niyo nshaka kubwira abantu kugira ngo bumve ko nta kinego kirimo. Kera indamutsa zajyaga zihimba ikinamico bakazanamo umusaza wavugaga ururera, kugira ngo nabo bumve ko biyumvise, bumve ikinamico yabigeragezo barabizi. Na za Rusisibiranya hari umusaza wakinagamo, yashobora kuba yari umusore ariko agakina nk'umusaza, byo ntabwo bitindaho. No kuvuga ngo nta bumuga burimo kuba mu majyaruguru bafite ururimi rwabo rumeze kuri Ikinyarwanda kigasa nk'ikigoronzoka kigahinduka akaregeya k'Ikinyarwanda nyamunini dufite, kubera ko ntabwo hari ibirometero byinshi cyane kuva muri Korea ujya mu Buyapani. Nyamara umunyakoreya ntabwo azi kuvuga fa, avuga pa.
kandi hakurya ye igihugu gihari bavuga Fukushima, ariko bavuga Fukushima. Ubwo tuvuga ngo Fukushima ati Fukushima. Wamwigisha kuvuga ngo avuge ngo si ntibishoboka, iba ari shi. Uri kumva? Nabo rero mu majyaruguru ntibagira cya, cya ihinduka ca. Ubwo mbivuze ngo nugerayo ukumva aho we bavuga ngo icyaro cy'iwacu akavuga ati cyaro cy'iwacu nta kibazo afite. Ntibagira sha ihinduka sha. Icyo gihe iyo uhageze umuntu nimba wavuga uti nshyuhiriza biriya wazavuga ati shuhiriza, nta kibazo afite. Niko ururimi rumeze, niko rukura. Nimba igihekane njyana ubwo nta kigira. Ni kuvuga ngo igihekane kibyara ikindi mu byo navuze ntabwo aba agifite. Uvuga ngo niba ari inshyushyu ubwo ni inshushu. Na hanyuma no mu kibonezamvugo abantu bakeneye kuri ikibonezamvugo nk'ikinyazina nyereka inshuro zose bakoresha uno, no, gicumbi no. Ntabwo bo bakunda gukoresha igicumbi kiburabura. Iyo tuvuga igicumbi kiburabura bavuga ngo uyu, aya mazi, uyu muntu, bo bavuga uno muntu gutyo gutyo. Hanyuma kandi ku magambo yo mu nteko ya gatandatu, kuvuga ngo inteko ya gatandatu ni ma, icyo gihe ayo magambo iyo ugiye kuyakoresha ikinyazina nyereka afataga. Bityo ntabwo uzavuga ngo ano mazi, uzavuga gano mazi. Hanyuma mu nteko ya gatatu ivuga ibintu nanone iyo ugiye kubivuga ukoresha ga nanone, icyo gihe ibintu kuko ni umuhini. Bityo uzavuga guno muhini, ntabwo uzavuga uno muhini, uzavuga guno muhini. Bityo no ku nshinga igiye gukurikiraho harajyaho ga. Bityo uzavuga ati guno muhini guranduye, nta kibazo afite. Gano mazi garakonje. Noneho uretse ibyo iteka mu ndagihe y'ubusanzwe ibyo mwebwe mu Cyongereza present simple iteka hajyaho ga kugira ngo bitandukanye n'ibindi bihe. Bityo arakubwira ati nje ntonwaga amazi gakonje, ukabyumva ntonwaga amazi gakonje, nshushaga amazi buri munsi, mvomaga kure. Uri kumva? Jemesaga imyenda yanje nkayikeshaga, kuko nukuvuga ngo icyo gihe yashyizeho kaga uhita umenya ko ari ibintu bihoraho byisubiramo. Bagatandukana rero no hakurya yabo gatoya mu Bugoyi. Abagoyi bo ni ukuvuga ngo kuvuga ko tutarajya ku Bagoyi, no kuvuga ko mu Kirera gifite urukurikirane rw'amategeko. Amategeko arahari ndumva mu rurimi nubwo atanditse, muri cya gitabo turi kubandikira kijyanye n'Ikinyarwanda hari ingingo nafashe ijyanye n'ibyo ku buryo abaza nitumara kukibanogereza tukakibaha ku buryo bazaba babizi, ku buryo niyo umuntu yashaka kugira ibyo ahindura kugira ngo kibe nk'Ikinyarwanda rusange, aho guhindura haba hazwi kuko na amategeko runaka. Icyo ndumva ari imwe mu mpamvu yaduteye kwandika kiriya gitabo. Abantu babyumve, na amategeko runaka y'ururimi akurikirana mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko rw'Umurera, ku buryo nyine hari ahantu runaka hakurikiza itegeko. No kuvuga ngo ayo mategeko rero ni amategeko ahari, n'ushatse kurwigana amenye ko narwica najya yakarwica bazahita babimenya, kubera ko ni amategeko ahamye ahari nubwo atanditse. Noneho ubwo naringiye kugera ku Bugoyi. Ubugoyi ni nk'impindurantego y'Ururera. Bo ntabwo tuvuge nta ntibayigira, uko biriya bihekane bifata ingombajwi y'indagi bikongeraho amajwi y'inyamazuru, ni ukuvuga na ma. Ku ngombajwi z'indagi icyo gihe bo iyo wongeyeho ma na na ntabwo bishoboka. Icyo gihe bashakisha ijwi ry'indangira rivugirwa hamwe na rya jwi ry'indagi. Urugero pa na ba bivugirwa hamwe. Bityo nufata pa ugashyiraho ma kugira ngo ukore mpa, byekane mpa nko kuvuga ngo mpereze uwo muhoro, icyo gihe bo ntabwo biba bikibayeho, ahubwo ya ma irahita ishyirwa kuri ba. Icyo gihe ntabwo azakuvuga ngo mpereze uwo muhoro, ahubwo azakuvuga ati mbereza ubwo muhoro, kubera ko nyine ni ikirera cyahindutseho gatoya. Ntabwo bagira ibihekane bifite ijwi ry'inyamazuru na mpa ku majwi y'indagi nka pa
ta ka na fa ntabwo babigira. Ni ukuvuga rero ngo nujya kuvuga uti mfasha kubera ko icyo ni igihekane fa, icyo gihe ma irajya kuri va kubera ko fa na va bivugirwa hamwe, bityo bizaba mvasha. Uri kumva? Nujya kuvuga uti nta muntu uhari kubera ko batagira igihekane nta, kandi ta ikaba ivugirwa hamwe na da, icyo gihe bazafata ya na yari kujya kuri ta ijye kuri da, bihinduke nda muntu uhari. Uri kumva? Nimba ari nta rero bizahita ihinduka mba kubera iki? Kuko pa na ba bivugirwa hamwe. Ariko abantu kubera ko batafashe umwanya wo kubirora, niyo mpamvu twafashaga kandi nyine ngo tubibabwire bumve ko ni ihindura ntego ry'ururimi rihari, ni imikurire. Ntabwo ururimi ruba ruri gukura, abantu ntabwo bazi ko ari gukura k'ururimi. Oya, wenda akankunganire nubwo njyewe ikinyarwanda nakigishije gutyo nyine, ntagire makuza wakigishije hehe, ntabwo wakigishijwe n'abanyarwanda nk'uko turi kuvugana. Oya nibyo, nturi kukiga. oya nibyo, icyo kukigisha kundi nuko ntakize mu ishuri, nuko wagize umuhate. N'abandi bagishwa na ba nyina mu ishuri, ni utuntu duke biga. Oya, ntabwo ari utuntu duke kuko biga amategeko, bakiga burya iyo wize itegeko ry'ikintu niyo ubyishura bimenya, niyo bivuze neza urabimenya, kuko biba bifite amategeko runaka bikurikiza. Ariko icyo nashaka kugarukaho ku byo wari uvuze, nk'uko turimo dutera imbere mu nzego nyinshi zitandukanye, mu rurimi rwacu dukeneye gusubira inyuma tukareba amateka y'ibi byose, bikegeranwa bigashyirwa hamwe, noneho ku buryo niba dufashe ingamba ko ururimi rwacu rudacika rutazima, tuba dufite igishushanyo gisobanutse. None se uravuga utyo, uwo musanzu niwo turi gutanga. Ni ukuvuga ngo turashaka uburyo ibi bintu mu gihondohondo abantu bazajya babisangamo. Nicyo ndimo kukubwira. Ni ukuvuga ko umucyo wacu ni mutoya, ariko hari abari mu mujishi benshi, hari n'abo dushimira, twanashimiye mu ntangiriro, barimo bashyiramo umwete, cyane cyane ubona ko Abanyarwanda bavuga ngo umwere uturutse ubukuru bucya wakwiriye hose, aho umukuru w'igihugu wacu, umutware wacu ashishikariye ko tujya ku mizi yacu, tukubaka tujya kure mu iterambere, ariko twubakira. Ndibuka ikiganiro yagiranye na Barore, akavuga ati rwose ati hari ibyo numva nkumva birambabaje, ati avuga ati se witeguye kubishyiramo amafaranga? Nawe yacyashye avuze ati mwaduhereza nama cyati karabaye guhereza umuntu. Yego, akavuga ati se umuntu azahemberwa kuvuga ikinyarwanda koko? Ni ukuvuga ko aya makuru tuba dutanga cyangwa mu biganiro tugirana, kugira ngo abantu bumve ko impamvu ibintu runaka biba byabayeho, burya iyo uzi impamvu ikintu runaka cyabayeho ngabire, no kugikosora biroroha, kugira ngo umwana uvuga ikigoyi cyangwa umugore uvuga ikigoyi n'ikirera, aho kugira ngo nagera mu nduga cyangwa nagera ahandi hagati havugwa ikinyarwanda cyanditse, abantu ntibumve ko afite ikibazo cy'uko adashaka kumenya ikinyarwanda, ahubwo bumve ko hari impamvu zihari zumvikana z'amateka, z'imikurire y'igihugu, z'uburyo u Rwanda rwagiye rwaguka. Ibyo ni ishema. Ahubwo hakaba ibindi byagendaga biza, noneho abantu hibazwe ngo ni gute ibyacu byose tubibungabunga, tukabiha umurongo uhamye, niba dushaka no guhuza tukagira ikinyarwanda twumvikanyaho, tukavuga tute se ntabyo tuzatakaza muri urwo rugendo, kuko iyo utazi amateka y'ikintu neza n'impamvu zacyo, ushobora gushyiramo imbaraga mu cyerekezo kimwe ukagira ibyo utakaza. Ushobora no gukosora, ariko ugakosora mu buryo butuma na wa wundi yumva naho ahera, akavuga ati okay, twebwe
dore ikinyarwanda cyacu ni iki. Abantu bagomba kumva ko ari ikinyarwanda, ntabwo ari ikigoyi nk'urundi rurimi. Ni ikinyarwanda ariko gifite iryo tandukanye. Ni ukuvuga nyine ngo ako karegeya agashingira kuri ako karere. Ntabwo nabyise indegeye. Hari uwo nabonye abyita ishami ariko ntabwo ari byo. Uvuga ngo mu bijyanye n'iyiga ndimi, ishami ry'ururimi, tuvuge icyongereza buriya. Tugira icyo twita, hari ibyo bita dialects. Dialects kiba ari icyongereza nyine, niba ari icyongereza cyagize ishami, ariko riba rifite amategeko ku buryo rwose umuntu tuvuga uvuze wenda Australian English cyangwa se American English cyangwa nyine akavuga received English. Twita received ni bitwigisha mu ishuri nyine by'abongereza bivuga kuri BBC. Haba hari amategeko hari. Mu gihe icyacu hahindukaho gusa amajwi. Amajwi utwo tuntu dutoya ni nayo cyanteye kuvuga nti reka twandike kiriya gitabo. Ni ukuvuga ko tubishyireho urumuri abantu igihugu gishatse kugira rikabishami mu bashinzwe iby'indimi nabyo byabaho. Icyo gihe ukuntu byagenda, hakwandikwa amategeko y'iryo shami abantu bakarimenya, cyangwa hakabaho kuvugurura ibyo bigenda binyurana, tukareba ese ni ngombwa ko ibyo bivugururwa, ni ngombwa ko byandikwa, ni ngombwa ko bihuzwa twese tukavuga kimwe. Ariko icy'ingenzi twebwe tugamije hano Ngabire ni ugusobanura impamvu zabyo, ni ugusobanura ko nta kinego kirimo, ko igihugu cyagukaga, ko ari ayo magambo yose tuyakeneye. Aho usanga abafaransa bavuga football ni urugero, ugasanga nta kinego kirimo kubera yuko iryo jambo bararitiye riraza ni ukwaguka. Noneho n'abavuga muri ubwo buryo nabwo bakumva ko nta cyaha umuntu, hari igihe umuntu agera ahantu kubera yuko avuga ibinyuranye n'iby'abandi akumva agize bibaye nk'igitutsi, n'abandi bakamufata nk'umuntu wenda wasigaye inyuma utavuga uko abandi bavuga. Ariko iyo bihawe umurongo bikamenywa, noneho haba n'ingamba wenda zo kubihuza, zikaba zamaze kwegeranya ibyo byose bihari, noneho hakabaho mu buryo bwitondewe kumenya ngo ni ibiki bihinduka ni ibiki bidahinduka. Ubu bifite ishya babishyize no muri minisiteri ifite izina rimeze rityo yitwa Minubumwe. Minubumwe ni ukuvuga ngo u Rwanda nyine ni rumwe. Noneho ikintu cyajya gutuma u Rwanda rutaba rumwe nicyo minisiteri ireba ikavuga iti noneho ikireka kigende gitya. Ikireka kigende kuko kigiye kurema udutuma u Rwanda rutaba rumwe. Ubwo wenda nabonaho n'umwanya wo kuvuga muri Minubumwe igihe batangira ubwo bushakashatsi, ubu ntibaba natwe twabaha ikiganza cyacu. Twebwe bwo ntidufite inshingano nk'iyo ngiyo, ko si akazi kacu mu nyandiko, ariko n'akazi kacu nk'Abanyarwanda. Dushobora icyo kiganza natwe kukibatiza byoroshye, niko mbitekereza. Ndumva nawe bitabibagomwa nubwo tutabigiyeho inama. Ndumva twagira ahantu dusoreza kugira ngo twasoreje aho se Abanyarwanda, kuko niba tuvebe wenda ngo twakoresha igihe kinini, urumva twasozaga umwaka kandi tutagomba no kurorera kuvuga ku kiganiro dukomeje kohereza kijyanye. Wenda icyo twasorezaho ni uko muri Nzeri nyine ikiganiro cyacu kizakurikiraho, ko Abanyarwanda babizi ko tunyuzamo ibyumweru nka 2 tuzagaragaza ibiganiro duteganya mu mwaka wacu w'u Rwanda, mbese igenamigambi, ibyo tuzabaganirira, umusanzu tuzatanga, niba hari ibindi bitabo tuzandika, ibyo tuzandika ibyo ari byo. Hanyuma ariko duteganya no kuzagira ikiganiro gifunguye, aho bazaba bashobora kutubaza biboroheye, dushyiraho umurongo wa telefone cyangwa abantu baduha ibitekerezo, abatubwira ko hari ibitari byo nabyo badukebure. Tuzabarebera umunsi n'isaha bikwiye bitababangamira, noneho tubikore. Urakoze, ndagushimiye cyane. mugire umunsi mwiza. Yego rwose, nawe ukomeze kunezerwa.